Yesu ashimwe inshuti za Resi Therapete, Imana iguha umugisha cyane cyane wowe wahisemo gusenga udasiba. Imana ntizasubiye kukumva kandi ntizasubiye kukumvira mu izina rya Yesu Kristo. Aho undi imvura iri kugwa ndi kugerageza kuvuga cyane kugira ngo nyumve, kubera ko no mu gihe cy'itumba tugomba gusenga, no mu gihe cy'imvura tugomba gusenga, ntabwo tugomba kubihagarika mu izina rya Yesu. Ijambo ryacu rero riri muri Yobu 12. Reka dusome duhereye ku murongo waho wa 14. Haranditse ngo dore irasenya maze ntihasubire kubakika, ikingirana umuntu ntakingurike, yimana amazi agakama maze yayatanga akubika isi. Imbaraga n'ubuhanga bifitwe nayo, umuriganya n'uriganwa nabayo. Amen, amen, amen. Aya ni amagambo ya Yobu yavuze ari kugaragaza imbaraga z'Imana, ari kugaragaza ubudahangarwa bw'Imana, ari kugaragaza gukomera kw'Imana. Haleluya, Imana yacu irakomeye. Iki gice aya magambo dusomye atwigisha ukuntu Imana isenya, kandi aho yasenye nta muntu washobora kuhubaka. Iyo Imana isenye ibibi mu buzima bwawe, irongera ukabwubaka, kubaka ibishya ku bushake bwayo. Nta n'uwibaza ngo kuki ubisenye. Imana ifite amaboko, ifite imbaraga. Haleluya. Iyo Imana ifunguye nta muntu ushobora gufunga. Iki gice nicyo kitwigisha. Ndashaka ko uyu munsi ukurura imbaraga z'Imana, ukongera ukayizera nk'aho ari Imana y'inyembaraga, ukongera ukayiringira nk'aho ari Imana y'inyembaraga. Imana ifite imbaraga zo gusenya ibikuboshye, ikakubohora bundi bushya ugahinduka icyaremwe gishya. Iyo Imana irekuye umugisha nta muntu uwuhagarika. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Imbaraga z'Imana zigenga ibihe, zigenga ubuzima, zigenga amateka. Imbaraga z'Imana zirakomeye. Yobu yarababajije, yatangiye ababaza ngo ariko se muzi ko ari mwebwe banyabwenge? Atangira kubabwira iby'Imana ikora noneho nyabyo. Tangira kubabwira gukomera kw'Imana. Tangira kubabwira amaboko y'Imana. Tangira kubabwira uko azi Imana. Arababwira ngo rega burya ntabwo ari mwe muzi ubwenge gusa, nanjye ndabuzi, kandi Imana irabubarusha mwese. Arangije arababwira, bambwirira Imana. Ndashaka nanjye ko uyu munsi ubona Imana ya Yobu. Ndashaka ko uyu munsi Imana ya Yobu igusura. Imana ya Yobu uyibone ku rundi rwego, uve mu cyiciro cyo hasi wari uziho Imana, uzamukeho gatoya, uyifate nk'inyembaraga. Mu buzima hari igihe umuntu yumva inzira zifunze, amahirwe akabura, abantu bakakuvuga, bakavuga ibibi, ibyo wari wizeye bigasenyuka, abarozi bagasimburana, abanyeshyari bagahaguruka, ibibazo bikaza ari byinshi. Ugatangira kwibaza uti ese ibi bintu bizagenda gute, amaherezo ni ayahe? Ariko Yobu 12, aha hantu dusomye ku murongo wa 14 kugeza kuri 16, hatwigisha ukuri gukomeye. Imana niyo igenzura ibihe byose. Iyo Imana isenye ntawe ushobora kubaka kereka iyo yiyubakiye. Iyo Imana ifungiye umuntu ntawe umufungurira. Irekuye amazi ngo arengere igihugu, arengera isi, ateza umwuzure. Iyo ibishatse, haleluya, ifata icyemezo ikarekura umugisha nk'amazi mu buzima bwawe, kandi nta muntu ushobora kuwuhagarika. Uyu munsi nakuzaniye isomo rivuga ngo iyo Imana irekuye umugisha nk'amazi mu buzima bwawe, ntawe ushobora kuwuhagarika. Kandi reka nguhanurire ngo Imana irekuye umugisha umeze nk'amazi, kandi ntawe uzashobora kuwuhagarika. Irawurekuye mu izina rya Yesu. Ifite ububasha bwo gusenya ibikubuza umugisha wawe. Niko Yobu yavuze. Ibikubuza umugisha wawe ijya ibisenya, ikabisenyagura, ikabirangiza. Hari ibintu byinshi bishobora guhagarika umugisha w'umuntu. Imiryango mibi, aho uvuka, karande z'iwanyu, amagambo mabi akwaturwaho, ay'abarozi bakuvugaho, ibihe bibi wanyuzemo, ibyaha wakoze, abanzi bagufungira inzira. Ariko Imana irahagurutse kugira ngo ibisenye, kandi nimara kubisenya ntawe uzongera kubyubaka ukundi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Hari igihe umuntu aba yaragerageje ibintu byinshi bikanga, ariko uyu munsi Imana iravuze ngo ibyari byaranze byose, ibyakubuzaga kubaka byose, ndaje ndabisenye mu izina rya Yesu. Inzira ndaje nzifungure, koko ndi Imana ifite imbaraga. Hari impamvu yatumye ukurikirana inyigisho y'uyu munsi, hari impamvu yatumye usengana nanjye uyu munsi, nuko Imana ije gusenya inzitizi ku buzima bwawe. Imana ije gufungura imiryango y'imigisha, kandi nifungura ntawe uzayitunga agatoki ngo ngere uyifunge. Abantu bashobora kugerageza kugufungira inzira, ariko ntabwo bashobora gufunga imbaraga z'Imana, ntibishoboka. Imana irafunguye, akazi karabonetse. Imana irafunguye, amahirwe arabonetse. Imana irafunguye, ubuzima burahindutse. Imana irafunguye abatekerezaga ko agufiteho ijambo, nk'abariya abanyabwenge biyitaga abanyabwenge kuri Yobu, bamushinja ibyaha, bamucira imanza. Imana iraje kubereka ko ariyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Amagambo arahindutse mu izina rya Yesu. Iyo Imana irekuye umugisha ngo amazi aratemba, amera nk'amazi atemba, kandi iyo amazi atemba nta muntu ushobora kuyahagarika. Nk'uko utabwira umuvu w'amazi ngo hagarara, ngo yishakire inzira, kandi amazi akagera aho agomba kugera, kuri destination yayo. Uyu munsi wa none niko Imana yohereje umugisha mwinshi w'imbaraga ku buzima bwawe. Ntabwo wagenzura umugisha w'Imana, ntabwo wawuhagarika. Umugisha wawe uraje, niko Imana ivuze, umeze nk'amazi atemba. Imana irawurekuye, amahirwe aragukurikiranye, ibibazo birakemutse, ubuzima burahindutse kubw'umugisha w'Imana irekuye ku buzima bwawe. Erega Imana ya Yobu niyo Mana yawe. Reka nkubwire, ntabwo wizeye Imana itandukanye nk'iyi ya Yobu. Twizera Imana y'inyembaraga, twizera Imana ifite amaboko, twizera Imana y'ubuzima, twizera Imana ihambaye. Iyo niyo Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu nkubwiye ngo iyi Mana ifunguye inzira nta muntu uzifunga. Iyo Imana yonyine ivuze ijambo, nta wundi urirenzaho. Nyuma y'ijambo Imana ivuze nta rindi rikurikiraho. Iyo Imana ivuze yego, ntawe ushobora kuvuga oya. Imana iyo isenye ibikuboshye, haleluya, ntawongera kukubohesha ibye. Imana irekuye amazi y'umugisha, nta muntu yabuza gutemba mu izina rya Yesu. Imana irashoboye kandi irahambaye. Icyo Imana ifunze ntawe ushobora kugifungura. Ifunze imiryango y'abarozi, ifunze imiryango y'abapfumu, kandi ifunguye umugisha mu buzima bwawe. Imbaraga z'Imana ziruta ibikurwanya byose, humura. Imana irahagurutse ku bwawe, kandi ntawe uri bushobore kuyihagarika. Imana irashoboye guhindura amateka y'ubuzima bwawe mu kanya gato. Haleluya, haleluya. Ibyo bibazo birasenyutse, kuko irasenya ngo ikamya amazi ngo hakuma. Imana irahambaye, nuko Yobu yavuze, bihagaritse amazi hano hahinduka mu butayu. Yaharekura igihugu cyose kigatoha, hakaba umwuzure. Iyo niyo Mana twizera. Nikamye ibigeragezo mu buzima bwawe, nikamye ayo marira uhora urira, nikamye ubwo bwoba, nibikamye Imana ikamye amazi hakaba ubutayu, nikamye ayo magambo aguteye ubwoba, ibikamye mu izina rya Kristo Yesu, maze irekura amazi y'umugisha atemba dudubize mu buzima bwawe. Ubuzima bwawe butohe, ubuzima bwawe butohe, bwakira imigisha y'Imana. Imana ifite imbaraga zihindura amateka yawe, nibihindura aka kanya, yubaka ubuzima bushya. Imbaraga n'ubwenge ni ibyayo, mu maboko yayo harimo byose. Reka kugira ubwoba, reka guhagarika umutima. Haleluya. Reka nkubwire ngo nshuti yanjye, Yobu 12 uhafate mu mutwe. Yobu 12:14 kugeza kuri 16, aha hantu ntuzahibagirwe. Hatwigisha ko Imana ifite imbaraga zose, ishobora gusenya inzitizi, ishobora gufungura inzira, ishobora kurekura umugisha n'amazi, kandi ishobora gukamya ibibi byose byari biguhagaritse umutima. Kandi uyu munsi wa none iyo Mana yinjiye mu buzima bwawe. Nubwo ibintu byawe bimeze nk'ibifunze uyu munsi wa none, Imana ifashe icyemezo cyo kukugirira neza. Nta muntu uzabihagarika, nta magambo azabihagarika, nta mbaraga z'abantu zizabihagarika. Imana irekuye
umugisha nk'amazi kandi ntawashobora kuwuhagarika. Niko ngusengeye kandi niko ngusabiye mu izina rya Yesu. Igira hino dusenga nshuti yanjye, igira hino dusenga. Imana itanga umugisha, igira hino dusaba umugisha wacu uyu munsi. Data nyir'ububasha, Uwiteka Imana ikomeye, Uwiteka Imana ihambaye, Uwiteka Imana waremye ijuru n'isi, Uwiteka Imana ifite imbaraga zo gusenya no kubaka, wowe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwanjye, ndaje imbere yawe uyu munsi nicishije bugufi kandi ndi gusaba imbabazi z'ibicumuro byanjye. Banza umbabarire ahantu hose nakosheje, banza umbabarire ahantu hose ntakoze ibijyanye n'ubushake bwawe. Unyorose amaraso y'umwami wanjye Kristo, ayo yameneye ku musaraba i Golgotha kugira ngo mpinduke umwana w'Imana. Ayo maraso ya Kristo anyite ukiranuka, ampeshe izina ryo gukiranuka imbere ya Data. Ndayakiriye amaraso ya Kristo uyu munsi wa none mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nje imbere yawe nizeye ko ari wowe ufite imbaraga n'ubwenge, ni wowe ufite imbaraga, ni wowe ufunga kandi ni wowe ufungura, ni wowe usenya kandi ni wowe wubaka, ni wowe urekura amazi akuzura igihugu kandi wayafunga igihugu kikahinduka nko mu butayu. Ni wowe Mana ihambaye. Uyu munsi wa none ndi imbere yayo, ndagusaba kugira ngo rero urekure umugisha wawe mu buzima bwanjye, utemba nk'amazi adatangirwa. Nk'uko amazi yarekuwe atabuzwa gutemba, uko agenda yuzura imigezi n'inzuzi zitandukanye, uko agenda atanga ubuzima aho anyuze hose, niko nsaba umugisha wawe mu buzima bwanjye kugira ngo uyu munsi wa none utembe, kandi ko nta muntu ushobora kuwubuza kungeraho mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana yanjye, Uwiteka Imana ishoboye, niba hari inzitizi zigeze gushyirwa mu nzira zanjye, inzitizi z'amagambo avugwa kugira ngo ampagarike, inzitizi z'abantu bashobora gufunga inzira zanjye, uyu munsi wa none zisenyuke mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zishobora gusenya ntihagire uwubaka, nizisenye urukuta rwose rw'ibinyoma, nizisenye urukuta rwose rw'amagambo mabi, nizisenye buri rukuta rw'ibibazo byashakaga kumpagarika, nizisenye urukuta rw'ibigeragezo, urukuta rw'abarozi, urukuta rw'abapfumu, urukuta rw'intambara, urukuta rw'ubukene n'amadeni. Imbaraga zawe nizisenye mu izina rya Yesu Kristo. Nizisenye ikintu cyose cyubatswe n'umwanzi mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana, uyu munsi wa none ndagusaba kugira ngo ufungure inzira zanjye, fungura inzira z'umugisha wanjye, fungura inzira z'amahirwe yanjye, fungura inzira z'ubuzima bushya. Ndabizi neza ko nta muntu ushobora gufunga icyo wafunguye, nta mbaraga z'abantu zishobora guhagarika umugisha wawe ku buzima bwanjye. Umwami Imana Nyiringabo, rekura umugisha wawe utembe nk'amazi mu buzima bwanjye. Reka utembe mu buzima bwanjye, utembe mu muryango wanjye, utembe mu kazi kanjye, utembe aho ngenda hose, utembe mu bankikije, utembe mu bo dusengana buri munsi muri senga ubudasiba, utembe kuri uyu muntu turi gusengana aka kanya kuri Resi Therapete, utembe Uwiteka Imana mu itorero ryawe riri mu ibanga, utembe mu mutima w'uyu mupapa n'uyu mumama, utembe mu mutima w'uyu musore, haleluya, n'iyi nkumi. Umugisha wawe nudutembemo nk'uko amazi yuzuza ubutaka bugahinduka uburumbuke. Reka umugisha wawe uhinduke uburumbuke mu buzima bwanjye. Ahari hari ubutayu hagaragara ubuzima, mpinduka umurima wera imbuto nyinshi mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ishobora byose, urekuye amazi nta muntu yabwira ngo hagarara, ni nako umugisha urekuye nta muntu uri buhagarike. Niko mbyizeye mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndagusaba kandi ngo urekure umugisha izakurikirana ubuzima bwanjye, imigisha itazahagarara mu nzira, imigisha itazambura, imigisha izatsinda amagambo y'abantu, imigisha izahindura amateka yanjye, imigisha izampesha izina rishya, imigisha izampesha ubwenge, imigisha izampesha igikundiro, imigisha izampesha imbaraga, imigisha izankiza indwara. Uwiteka Imana, erekana ko imbaraga zawe arizo zigenga ubuzima bwanjye. Erekana kuri Imana ihindura ibihe, erekana kuri Imana ifungura inzira zidafite imiryango, erekana kuri Imana ishoboye kandi uri Imana
senga imbaraga zawe zikomere. Reka abantu babone ibyo wankoreye maze bavuge ngo ibi byakozwe n'imbaraga z'Imana yizera. Haleluya. Reka umugisha wawe utemba mu buzima bwanjye nk'uruzi rutemba ntirukame. Imigisha izana amahoro ninzeho, imigisha izana ubuzima bwiza ninzeho, imigisha izana guhinduka kw'ibihe ninzeho ndayakiriye. Ndakwizeye kuko uri Imana ifite imbaraga n'ubwenge bishobora guhindura ubuzima. Ndakwizeye kuko nta muntu ushobora guhagarika icyo wahisemo gukora. Uyu munsi nemeye ko uyu munsi aka kanya isegonda nemeye ko urekuye umugisha ku buzima bwanjye nk'amazi, kandi nta muntu ushobora kuwuhagarika. Ndagusabye kugira ngo ibihe byose iminsi yanjye yo kubaho uyu mugisha uzandange mu izina rya Yesu. Uwo twasenganye ndashaka ko dufatanya tugakora declaration, tukagira ikintu turema mu isi y'umwuka. Nkunda zino declaration abantu tujya dusengana umunsi ku wundi babifate babimenye kuko declaration zampinduriye ubuzima, zampinduriye amateka. Icyo uvuze nicyo kiba, icyo watuye nicyo kiba, icyo ukomeza kuvugisha akanwa kawe kiragenda kikubaka ikintu mu isi y'umwuka. Icyo kintu cyo mu isi y'umwuka nicyo kikugarukira mu isi y'umubiri. Rero ni nayo mpamvu mbashaka ko ugira ikintu watura wowe ubwawe. Hari abantu dusengana bakumva ijambo gusa ariko bakabura uburyo ki nabo ubwabo bivugira ibyabo. Niyo mpamvu bashaka kubafasha muri buno buryo. Ndakwinginze rero vuga izina ryawe nurangiza dufatanye zino declaration. Nk'uko wahaye umugisha Yakobo akitwa Isiraheli, amateka ye agahinduka, nanjye Resi uyu munsi ndakira uwo mugisha. Izina ryanjye n'amateka yanjye bihinduke kubw'imbaraga zawe. Mana yahaye umugisha Aburahamu, wamuvanye mu buzima busanzwe ukamugira sekuruza w'amahanga menshi. Nanjye ndakira uwo mugisha. Reba ubuzima bwanjye ubwagure, umpindure umugisha ku bandi mu izina rya Yesu. Nk'uko wahaye umugisha Isaka akahinga agasarura byinshi kandi abandi bari mu gihe cy'inzara, nanjye aho abandi bavuga ko nta mahirwe ahari, reka nzasarure umugisha wawe mwinshi mu izina rya Yesu. Mana yahinduye amateka ya Yozefu ukamukura mu rwobo no muri gereza ukamushyira ku ntebe y'ubuyobozi, nanjye umpindurira amateka, unkure aho narindi njyane aho wanteguriye. Nk'uko wahinduye umugisha Dawidi ukamuvana mu kuragira intama ukamugira umwami, nanjye unzamure mu buryo abantu batatekerezaga mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko wumvise isengesho rya Yabesi ukagura imbago ze, nanjye uyu munsi nyagurira imbago, nyagurira imbibi z'ubuzima bwanjye, wongera amahirwe n'imigisha kuri njye mu izina rya Yesu. Nk'uko wahaye ubwenge n'icyubahiro Daniel mu gihugu cy'amahanga, nanjye ndadekarara ko umpaye umugisha utuma ngaragara aho ndi hose mu izina rya Yesu. Nk'uko wahinduye amateka ya Esiteri ukamuvana mu buzima busanzwe ukamugira umwamikazi, nanjye unjyane ku rwego rushya rw'umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko wahinduye ubuzima bwa Pawulo ukamuvana mu nzira mbi ukamugira igikoresho gikomeye, nanjye uhindure ubuzima bwanjye ungire igikoresho cy'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko wahaye umugisha Yobu ukamuha ibiruta ibyo yari afite mbere, nanjye mpindurira amateka unsubize ibyiza biruta ibyo natakaje mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko wahinduye ubuzima bwa Petero ukamugira umurobyi w'abantu, nanjye unkoreshe mu bintu bikomeye mbashe gukora ibyo ntatekerezaga mu izina rya Kristo Yesu. Imana ishobora byose, nk'uko wahinduye amateka ya benshi muri Bibiliya, nanjye uyu munsi nemeye ko umugisha wawe ugiye gutemba mu buzima bwanjye nk'amazi, kandi nta muntu uzawuhagarika. Niko mbisenze, niko mbyizeye, kandi niko mbihamije mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen, amen, amen.